Nyiricyubahiro Musenyeri umushumba wa Diyoseze ya Butare, Nyiricyubahiro Musenyeri umushumba wa Diyoseze ya Butare, ucyuye igihe, basaseridoti, nyakubahwa mama mukuru, nyakubahwa frere mukuru w'umuryango wa Yosefiti, basaseridoti bihaye Imana, babyeyi bacu, bavandimwe, nshuti z'umuryango wa bene Bikira Kristo Yezu akuzwe. Twese uko turi hano abavandimwe 8 twakoze amasezerano ya burundu mu muryango wa bene Bikira, turashimira Imana kuko yabanye natwe mu buzima bwacu no mu rugendo twakoze dushaka kwiha Imana. Turashimira ingabire y'ubutore yaduhaye, niyo yatwihaye mbere, natwe tubona urukundo rwayo turitaba. Turashimira umuryango wacu wa bene Bikira kuko twakomanze bakemera bakatwakira. Turashimira mama mukuru w'umuryango wa bene Bikira kuko yatwakiriye mu muryango. Turamushimira we n'abajyanama be bafatanya ubutumwa ko batwemereye gusezeranira Imana burundu muri uyu muryango wa bene Bikira. Uyu muryango watwakiriye turi bato, tutaramenya uko bakurikiza Yezu Kristo, batangira urugendo rwo kudutoza kuba umuntu wuzuye, kuba umukristo, kuba uwihaye Imana no kuba mwene Bikira. Turashimira ababyeyi batureze bakadutoza ibyo byose. By'umwihariko turashimira umubyeyi mama Maria Renata, umubyeyi mama Maria Jean Marie Vianney, umubyeyi mama Maria Sara, umubyeyi mama Marie Paul Emmanuel, abayobozi ba za roho zacu bose, abaprovinciale bose, uw'intara y'Amajyaruguru n'uw'Amajyepfo, abakuru ba za kominote twabayemo zose, abasaseridoti badufashije mu kuduhuza n'Imana mu masakramentu, abarimu bose batwigishije kandi bakatujijura maze tukarushaho kumenya Imana, turabashimiye bose. Nimudaduhera amashyi n'impundu. Aba babyeyi bacu bahinze umushiki ukomeye cyane kugira ngo tuvemo abo turi bo kuri uyu munsi. Turashimira ababyeyi batubyaye, abavandimwe tuvukana n'imiryango yacu yose ko bemeye bakakira neza icyifuzo cyacu cyo kwiha Imana, ntibatubuze bakemera kudutanga kandi bagahora badusabira. None uyu munsi bakaba baje kudutura Imana burundu. Mukomeze kudusabira ngo ibyo twiyemeje tuzabisohoza amahoro. Turashimira Imana kubera urugendo rw'umwiherero tumazemo iminsi 30. Uwo mwiherero watwongereye imbaraga, urukundo n'ubushake byo guhitamo Yezu Kristo umwami uhoraho iteka. Twongeye guharira ubuzima bwacu bwose Yezu Kristo kuko twabonye ko ari we cyiza gihebuza byose. Turashimira umuryango waduhaye uwo mwanya mwiza kandi uhagije kugira ngo twongere duhitemo uwo dushaka gukurikira ndetse tumwige ingiro n'ingendo. Ibyo twabibayeho dufashijwe n'umubyeyi Seri Laurence wo mu ba Auxiliatrice wadufashije gukora iyo myitozo ya mutagatifu ya Saint Ignace wa Loyola, akaduherekeza muri urwo rugendo rw'iminsi 30, yitanga wese atiziganya kuri roho no ku mubiri. Imana ikabimufashamo,
twese tugasoza umwiherero turi bazima, ni ukubera ikuzo ry'Imana. Nahaguruke tumushimire. Yanze guhaguruka kandi ndi kumureba. Turashimira abapadiri b'abayezuwiti ba kominote ya Cyangugu batwakiriye mu rugo rwabo ngo tuhakorere umwiherero w'iminsi 30. Baratwitangiye muri byose, ntacyo twabuze. Ibyo twahawe byose tukabibaho muri iyo minsi 30, niyo kado tuzanye mu muryango wacu wa bene bikira. Twemereye Yezu kumubera intumwa muri byose na hose. Ubu rero turiteguye ngo twamamaze ubutumwa bw'amahoro n'urukundo kandi dukurikiza Yezu Kristo muri byose. Turashimira abantu bose badufasha kugira ngo dushobore gutera imbere mu butungane tugana Imana, cyane cyane abo tubana buri munsi muri kominote tubamo, aho dukorera ubutumwa, abaza batugana, kuko nibo abantu batuma dushobora guhitamo Yezu Kristo buri munsi. Turashimira mwebwe mwese mwaje muri ibi birori, ariko tubasaba ngo ibyo mwumvise twiyemeje imbere y'Imana n'imbere y'abantu muzadufashe kubibaho mudusabira buri munsi, ngo tubeho neza ibyo twiyemeje. Muzadusabire natwe tuzabasabira. Turashimira urugo rwacu rwa Mezomeri rudutegurira byose kugira ngo umunsi mukuru wacu ugende neza. Turashimira abitanze bose mu bikorwa binyuranye bya roho n'iby'umubiri kugira ngo uyu munsi ube mwiza. Umubyeyi wacu Bikira Mariya utasamanywe icyaha atwigishe kunogera Yezu Kristo, tumurebereho muri byose, atubere urugero kubera ikuzo ry'Imana. Murakoze.